ibintu by'ubwenge reka abana bacu bazabyigiraho. Oya ntabwo uzamuhumura, korona yibereka neza rwose irimo, ariko utaba nka Sulaiman baji zawe baji zawe zikaza kujyamo. Kafungutse nabyumvise. Afite imyenge mito, imyenge yawe ni gutya dizayini neza. Numva aka amazi aje aha ngaha yose agasohokera muri aka kanya. Uje gupfumura wahera aha ngaha hose upfumura. Gusa ubwo kuko ubwo se wapfumura uzi icyo nakora, narangaza iki kintu n'ayo mazi ari kwinjira muri aha ngaha yari makeya asohokera yahita. Uzi ikindi kintu waba ukoze, waba uyahuje, waba uyahuje, yajya yivanga agahita ahora atarageramo hariya. Ni melange icyo gisubizo. Melange nisubirane ye baba we baradukubita. Have ni inshuti zacu rero, mwumvaga ko turi kuganira ku buryo twabona igisubizo. Twaje gusanga ikibazo ari iyi melangeri, iyi water faucet, robine ifungura amazi. Twasanze ifite utwenge dutoya dutambutsa amazi, ariyo mpamvu amazi atageraga muri jacuzzi. Nuko hano harimo imyenge mitoya. Icyo si ikibazo cyacu, ni ikibazo cy'uruganda rwayikoze. Tugiye gushakisha inini ibasha gutambutsa amazi menshi. Nicyo gisubizo, icyo kiri budufasha. Iyi rero ngiye kongera nisubirane gutya, noneho tugiye gushaka iyindi yo kuyisimbura. Uburyo bwiza bwo kuyiteranya, hano ko ifite utuntu tw'utudomo kandi ni natwo turimo hariya. Icyo gihe uratwitegereza ugahita uyijyana ku buryo iri buhite bigwamo. Aha, iyo igezemo ibifasha gutya ni sawa. Urimo ufunga kaniteranye gutya, kugira ngo mu kuyishakisha, mu gushakisha indi yo kuyisimbura tuneza muri fitting ya piping. Iki ni cyo kibazo, uretse ko atari cyo kibazo cyonyine. Tugomba no gushakisha uburyo bwo kugira ngo hano kugira ngo iyi shower head
tuze kuzamura itiyo irimo ya tiyo yamenaga amazi, burya ni itiyo yavuyemo yabaga ihuje n'iyi robine niko nayita cyangwa se shower head. Ubu gutya kugira ngo tuyihuze neza yaba bidusaba gushakisha inzira hano, biradusaba kuhakata dukureho ikaro. Yego, noneho rero muranyihanganira gatoya, turaza kongera dusubukura iki gikorwa mu kanya. Tugiye kwegeranya ibikoresho twongere dusubukure live yacu. Kandi niba bwa mbere ugeze kuri channel Igaju Technology, fungura inzogera yawe ubundi uga subscribe, uzajya ubona video nyinshi z'ubwenge zinyura kuri iyi channel. Igaju Technology. Aha ni munsi ya jacuzzi. Iyi ngiyi ni pompe yayo y'amazi. Ubwo noneho turasubira mu kanya.